Eyo mwongeye kwirirwa neza yemwe mwabana mwe, ni umutezi w'inkuru cyane kandi ugarutse niwe wongeye gufatamo. Aha ni kuri KGL Movie Stories, hamwe musanga inkuru mukazumva mubishaka cyangwa mutabishaka, mugakora subscribe cyangwa ntimuyikore. Icya mbere nuko mubireba mubikunze cyangwa mutabikunze. Still now turacyabona abantu batureba badukunze, kuko tubona uburayike nka bubiri bushobora kuba ari ubwanjye cyangwa se ari ubw'abakunzi, ariko ubwo tugenda tubona cyane kandi turabushima cyane. Reka rero uyu munsi mbakoze Tanzania nanone, ngewe uburirimbo bwaho burankoma cyane, kuko abahanzi babo ni abahanga kandi bazi guhanga ibyo bahanga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero reka turebere hamwe icyo umuhanzi Mbosso yashatse kuvuga hano mu ndirimbo ye. Iyi ndirimbo yamamaye cyane, iyi ndirimbo ifite views zigera muri miliyoni 70, yemwe mwabana mwe n'imisago. Ariko kandi ikaba ari n'indirimbo yakorewe remix nyinshi cyane, zirimo n'iyakoranywe n'umuhanzi wacu dukunda cyane The Ben. Akaba rero ariko karirimbo uyu munsi tugiye gutangirana nako, akaririmbo k'urukundo, akaririmbo kamaze umwaka hanze bagenzi, ariko kakaba kakiri mu mitima ya benshi, kuko ni akaririmbo k'ibihe byose yemwe mwabana mwe. Niba utari usanzwe ukumva rero, nicyo gihe cyo kujya kuri YouTube channel ya Mbosso, maze ukagira gutyo ukagaha amatwi, ukagahata umutima, noneho wumva icyo gashaka kuvuga, maze waba uri kugaceza ugaceza uzi ibyo uceza. Iyi ndirimbo rero mwabana mwe ni indirimbo iri mu buhanga, ndagira ngo nkumenyeshe ko udafashe umwanya ngo wumve icyo yashatse kuvuga umuhanzi, ndakurahiye ntabwo ushobora kwisobanura icyo yashatse kuvuga uretse wumviye hano ku mutezi w'inkuru cyane, ndetse ukaba wanasharinga inshuti yawe igikubeshya ngo aha Mbosso yavugaga ibi, ngo aha Mbosso yavugaga biriya. Reka tugende rero yemwe mwabana mwe, let's go. Umuhanzi wacu Mbosso cyane akaba ari ugiye kuduhata imitoma, arimo arabwira umukobwa yihebeye, aratangira agira ati Kamusi na Mariza kukusifia. Arashaka kumubwira mu buryo bwa gihanzi ati ngewe za dictionnaire narazirangije, irimo nkubwira imitoma yemwe mwabana mwe, gira ngo nkubwire ko iyi nkoranyamagambo cyangwa se dictionary mu Giswahili ariyo bita kamusi. Reka dukomeze twenjoyinge, twumva umwana w'umuhanga, umusore ukiri mutoya yemwe mwabana muzi kuzimiza mu ndirimbo ze. Ngira ngo mbibutse ko ari n'umuhanzi uri popira cyane iwabo, ndetse ashobora no kubarusha mugenzi we Diamond kuba yamamaye hariya. Umuhanzi wacu Mbosso kandi agakomeza agira ati buri gihe mbona abantu bivanga mu by'urukundo rwacu, ndetse barimo batuvuga nabi cyangwa se batuvumira ku gahera. Wacu Mbosso rero agakomeza mu magambo udashobora kumva uticaye hano kuri KGL Movie Stories yemwe mwabana mwe, agira ati urukundo ngewe umpa ruranyuzura 100%, ati ngasagwa n'ibyishimo, ati nk'umuserebanya uzamuka ku gikuta bagenzi, ati icyo gikuta kandi kikaba atari igikuta gisanzwe, ati ukuta wa plasta, bishatse kuvuga ngo urukuta rwa sima bagenzi. Nakama penzi nichupa la bia ni pesana mlevi niumbe njia kwa maana mlezi na unanijulia hawana hawezi. Aragira ati urukundo niba ari ikintu gishobora kuba ari inzoga, ati rumpe sana ati rumpate, ati maze ubundi ngende mu nzira yose nigendera nk'umusinzi w'urukundo. Niumbe njia kwa maana mlezi. Ati kubera ko wowe ndabizi neza yuko uranzi neza,
inkaho yakavuze ati kubera yuko ibinkwiye urabizi, ati ushobora kumpa urukundo rwose ngasinda. Akagenda agaragaza ko inkundo zihari, inkundo zo muri filime cyangwa se muri acting, ariko rwose uru rukundo rubaye rubaho waba ari ingenzi ho kabyara we, cyane cyane ko rwose ruraryoshye ruryoheye amaso. unanijulia hawana wawezi wakukuipiadia. Agakomeza agira ati bariya bose rwose bagenda batuvuga, ati baribeshye cyane ntago bashobora kukuntwara. Aragira ati imbaraga we imbaraga, ati imbaraga ziranshiranye bagenzi, penzi lako mizani mizito naishi hapa. akagira ati urukundo rwawe ruraremereye cyane, ati ndi kugenda nshirirwa n'imbaraga, ati cyangwa urukundo umpa rugenda runca imbaraga ndaganzwa. Ati imbaraga bagenzi, ati imbaraga ziranshiranye, ati urukundo rwawe rwose ruraremereye cyangwa ni rwinshi, ati umpa igifute cyarwo, ati mbabarira rwose imbaraga ziranshiranye yemwe mwabana mwe. Ati power, ati imbaraga rwose, ati imbaraga zirantobokanye bagenzi, penzi lako mizani mizito naishi hapa. ati urukundo rwawe ruraremereye ndashize ndaganjwe, ati imbaraga rwose. Murabona yemwe mwabana mwe ko urukundo ruhari, urukundo bagenzi rurahari ruragaragara. Gakomeza murabona ko rwose inkundo zihari, ariko urukundo nk'uru nguru rurakabaho. Nanjye ngira nti rwose akaririmbo ni power, agapawa k'umuhanzi Mbosso wacu rero akaba yaradutayemo akaririmbo keza cyane. Gakomeza kandi kajya no ku musozo, reka twumve ibyo yatubwiye, hanyuma akomeza ataka umukunzi we, amutaka imitoma kakahava. Nilifeli sekondari kwenda gachuo, ati njyewe rwose burya natsinzwe segonderi nenda kujya muri kaminuza, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. akagira ati kandi burya ikintu utaruzi, ati yemwe mwabana mwe urukundo rwawe rwo sinshobora kurutsindwa, ati ayo mahitamo, ati yo ntayo mbona imbere yanjye. Yeremia mstari nifunue ufunuo, ati njyewe burya nshobora no kujya muri Yeremiya, ati nkagusomeramo umurongo, ati nkaguhishurira ibyahishwe, nikupambe kwa matari mwilini, akamwereka n'uwo murongo, ati ubundi, ati nkakwambika, ati umubiri wawe mwiza, ati nkawuzuza iby'agaciro, ati ubundi ugashashagirana. na kama penzi ni chupa la bia ni Akomeza amubwira ati niba urukundo rwose ari nk'inzoga, ati rumpate rumpe rwinshi cyane, ati ubundi maze ngende nsindagana, ubundi ngende mu muhanda cyangwa mfate inzira ngenda nk'umusinzi w'urukundo. Komeza wumva uko yabivuze mu magambo yemwe mwabana mwe, utagira ngo hato na hato cyangwa se bya hato na hato njyanyuzamo nkababeshya, ariko burya simbabeshya ahubwo ndababeshya cyane. Ati burya ibyo nemera kubikora, ati kubera yuko nzi kuranzi, ati kandi ni wowe uzi binkwiye, wawezi pakukuibia dia atabo ndabazi n'abarezi cyane, ati ntago bashobora kukuntwara. pawa naishi pawa. Akomeza abagenzi, akomeza avuga ati imbaraga ziranshirana,
ati kubera urukundo rwawe bagenzi. Penzi lako mizani mizito naishiwa pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito naishiwa pawa, naishiwa pawa. Akaririmbo kacu bagenzi kagana ku musozo, nagira ngo mbabwire yuko tuba turi hano bya hato na hato, tuhagera tubishaka cyangwa tutabishaka, mukatureba mubishaka cyangwa mutabishaka, mugakora subscribe kandi icyo ni ingenzi, ariko ubishatse nabwo ntiwayikora. Ibyo byose urabyemerewe nk'umwana w'umuntu. Njyewe umutezi w'inkuru, icyo nababwiye ngomba gukora ni ukuza bya hato na hato, ariko kandi mbibutsa yuko tuba turi kumwe na KGL Move nka shop yonyine rwose hano muri Kigali. Nimba wikundira ibintu by'ingofero, ushobora kubagana, bakorera mu mujyi, ndetse ushobora no kubabona kuri platform zose. Wanditse KGL Move nibo ba mbere bahita baza, nk'uko aribo bayoboye agakino. Reka rero ngewe Mr. umutezi w'inkuru, reka dusubire mu karirimbo gataha, bya vuba cyangwa se bya kera, icyo nzi cyo bantu banjye 10 bazabireba.